tubifurije kugubwa neza bene data mwese turabashuje kandi Uwiteka abahire. Turagarutse muri bya byigisho byacu nitwa Ukwigize Jean Pierre, ndi kumwe na mushiki wacu ndetse na mwene data turi kumwe kugira ngo twongere dusangire ibyigisho by'uyu munsi. Reka bakire basoze kandi babibwire maze dukomeze. Karibu mushiki wacu. Murakoze cyane, nitwa Mukandatiye Rusi. Mana agirire neza. Murakoze cyane, reka kwakire na mwene data hirya. Arakoze, nitwa Mugabo Emmanuel, nkaba ndi gufatanya n'abavandimwe muri iki. Ngo murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi Imana ihe umugisha mwene data uri kuri kamera, nawe Imana iguhe umugisha cyane. N'abadukurikira tubifurije ishya n'ihirwe ndetse no gukomeza kuryoherwa n'ibi byigisho mu izina rya Yesu, amen. Reka dusabe rero mushiki wacu Rusi asenge Imana kugira ngo dukomeze n'ingingo zacu bw'uyu munsi. Data wa twese uri mu ijuru, umubyeyi mwiza udukunda, tugushimira imbabazi n'impuhwe zatuma tudashiraho, tugushimira urukundo utugaragariza uko bwije n'uko bukeye, twagushimiye ko aka kanya tugiye kwiga ijambo ryawe. Turakunze mubyeyi mwiza wariyunguranye imitima yacu, kandi umubyeyi mwiza duhe gukunda no gukorera kugira ngo umubyeyi mwiza ibyo ukora n'ibyo ushima ariyo bijya mu mibereho yacu. Nuko rero dufashe tugire neza, maze ibyadufasha bikadukomeza kudera mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Arakoze cyane, reka twakire mwene data Mugabo atwibutse ingingo y'ejo maze tubare dukomeze n'ingingo yacu y'uyu. Karibu Mugabo. Arakoze. Ejo ngira ngo muribuka neza aba twari turi kumwe yuko twaboneye hamwe imitego ihishemo ubucakura umwanzi arimo aragenda atega abantu bo muri iki gihe. Iyo mitego rero ni iyi: nuko umwanzi ari kwangiza ababyeyi ariko abinyujije mu bana, ari ukoresha abana kugira ngo bariho bangiza ababyeyi. Iyo mitego rero iciyemo ubucakura kubera ko umwana ari we wakwiyangirije, ntabwo wabasha gucika umutego ari uri kugenda wo gutegwa. Biragoye rero kuwucika, niyo mpamvu bisabwa neza yuko ababyeyi birinda bakitonda kugira ngo babone umwanya wo kurera abana babo kugira ngo bazagire amaherezo meza. Arakoze cyane mwene data Mugabo, Imana iguhe umugisha. Reka dukomeze n'ingingo y'uyu munsi. Ibutse imyejo uburyo dukwiriye kurinda imiryango yacu, tukarinda indimi zacu, tukarinda imiryango yacu cyane cyane abana, kugira ngo tutabanduza, kuko niba tubanduza ejo bazabitugarurira. Rero reka twakire mushiki wacu Rusi kugira ngo adukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Kareko. Murakoze cyane. Nkuko tumenyeranye rero aka kanya tukaba tugiye ku ngingo yo ku wa gatatu itubwira ngo koroshya ubutaka. Mwibuka ko turi ku cyigisho cya kane kitubwira ngo kwita ku mbabazi z'Imana. Iyi ngingo rero itubwira koroshya ubutaka. Kuri A haratubwira ngo ni iki Imana isaba ubwoko bwayo butumvaga akaga kagugarije mu by'umwuka. Iri somo tureba muri Hoseya 10:12 na Yakobo 4:8. Kamwene data adusomere kwezo pundire. Reka dusome aya masomo. Isomo rya mbere turisanga muri Hoseya 10:12. Hari amagambo avuga ngo: mwibibire mukurikiza gukiranuka, musarure mukurikiza imbabazi, murimo imishike yanyu, kuko ari igihe cyo gushaka Uwiteka, kugeza igihe azazira akabavubira gukiranuka. Noneho muri Yakobo 4:8 naho hari amagambo avuga ngo, Yakobo 4:8 avuga ngo: mwegere Imana nayo izabegera, yemwe banyabyaha mukarabe, namwe ab'imitima ibiri mwiyeze imitima. Akoze cyane. Mu by'ukuri rero ni iki Imana isaba ubwoko bwayo butumvaga akaga kabugarisha mu by'umwuka. Mu by'ukuri rero aha hantu haragaragaza ko ibyo umuntu abibye n'uburyo azasarura, kandi aha ngaha naho hagaragaza ko dukwiriye kubiba gukiranuka. Mu by'ukuri rero kubiba gukiranuka uba ugomba kubiba mu butaka. Ibyo tubona kubigaragara igihe cyo kubiba. Igihe cyo kubiba iyo kigeze abantu barabiba, kandi imbuto babibye niyo basarura. Mu by'umwuka rero natwe dukwiriye kumva ko hakwiriyeho kubiba, kandi tukabiba tugamije umusaruro mwiza.
amatorero yacu akwiriye gukorana mu murimo wo kubiba mu by'umwuka. Bafite ibyiringiro byo kuzasarura mu bwiza. Hariho kurwanywa tugomba guhura nako, intaza nyinshi ku migambi yacu n'umuhati tugira mu bwitange, ibyo byose bitewe n'umutima mubi wo kutizera, ariko umurimo ugomba gukorwa. Aha rero haratugaragariza ko amatorero yacu mu by'ukuri akwiriye kubiba, waba urwanywa, waba ufite intaza zikubera inkomyi, ariko uyu murimo ntugomba guhagarara, ugomba gukorwa. Kuri B, ni gute Imana ihishura urukundo ifitiye ubwoko bwayo rurangwamo impuhwe, rukayitera kuturamburira ukuboko kwayo no mu gihe tuba twayigometseho. Iri somo turabona muri Hosiya 11 umurongo wa 1 kugeza ku wa 4. Mwene data naho nahadusomere twumve. Arakoze, reka dusome rino somo riri muri Hosiya 11 igice cya 11 umurongo wa 1 turageza ku murongo wa 4. Hari amagambo avuga ngo, Isiraheli akiri umwana naramukundaga, hanyuma mpamagara umwana wanjye ngo ave mu Egiputa, ariko bitandukanije n'ababahamagaraga, bagatambira ibigirwamana bya Bali, kandi bakosereza ibishushanyo bibajwe imibavu. Ariko ninjye wigishije Abefurayimu gutambuka, ndabahagarika, ariko ntibamenya ko ari njyewe wabakijije. Umurongo wa 4. Nabiyegereje n'imigozi nk'umuntu, mbakuruza imirunga y'urukundo, kandi nabamereye nk'abakunda imikoba mu nzasaya zabo, mbashyira ibyo kurya imbere. Nuko iryo somo rivuga ryo muri Hoseya. Urakoze cyane, Imana guhumugisha. Aha hantu rero naho hari kutugaragariza imbabazi z'Imana. Erega mu bibaho byose duhora dushima, Imana iracyaha, Imana igira imbabazi. Ahangaha nubwo habagaho kuba bayigometseho, cyangwa nuko natwe muri iki gihe twaba twayigometseho, ariko Imana ni inyambabazi. Imana ni inyambabazi, ni inyampuhwe, itugaragariza urukundo, ikunda Isiraheli kandi dukunda natwe. Nuko tuyicumura, uko twihannye n'umubyeyi yatwakira. Mu bigeragezo byacu byose dufite umufasha utigera atsindwa. Nta tureka twenyine ngo duhangane n'ibigeragezo, cyangwa ngo turwane n'umubi, ndetse ngo amaherezo dushengurwe n'imitwaro ndetse n'intimba byatso. Nubwo muri iki gihe atagaragarira amaso y'abantu, amatwi yo kwizera ashobora kumva ijwi rye rigira riti, witinya, ndi kumwe nawe, nihanganiye imibabaro yawe, nzi ibikurushya, kandi nahuye n'ibigeragezo unyuramo, nzi amarira yawe kuko nanjye narize, nzi intimba yo mu mutima wawe idashobora kumvwa n'umuntu uwo ari we wese. Ntutekereze ko uri wenyine, cyangwa ko waretswe, nubwo umubabaro wawe utakumvwa n'umuntu uwo ari we wese utuye isi, reba kuri njye urabaho. Aha rero haratugaragariza ko mu bigeragezo duhura nabyo, amarira turira, intimba zacu zose, Yesu nawe yabiciyemo kugira ngo natwe tuzabashe kubicamo, kandi abari hafi yacu. Mu gihe tureba kuri Yesu rero tuzatsinda, ariko dutsindwa kuko twarebye ku ruhande, hatsindwa utagira gifasha. Ngaho rero kuri iyi ngingo, bene data, ni karibu namwe ngira icyo mwumvira. Urakoze cyane, Imana iguha umugisha. Uradufashije koroshya ubutaka. Ubutaka burakomeye n'umushiki irakomeye, ariko hagomba koroha hagahimwa, kandi tukabikora dufite ibyiringiro. Nibyo iki cyigisho cyo kivuga, ndicyo mu ukuri koko ikiranuka biragoye, kugenda muri iyo nzira biragoye, ariko ni inshingano yacu kubikora kugira ngo tuzasarure ibyiza. Karibu rero mugabo, reka twakire umugabo atange inyunganizi kuri iyi ngingo. Ni karibu. Ngira ngo arakoze, yaba ari mushiki wacu ndetse n'umuvandimwe mpawe umwanya. Iyi ngingo koroshya ubutaka
ngira ngo amasomo twagiye dusoma agaragaza neza yuko Uwiteka arimo aravuga ngo mwihingire imishiki. Iyo uhinze umushike rero nyine ni kiba kigaragaza ko ushaka nyine koroshya ubutaka, ariko urumva nyine tubivuze gutyo ntabwo ahari byahita bisobanuka neza, ahubwo tureta tujya muri Yakobo 8 twawuhinga gute. Batubwiye ngo mwegere Imana nayo izagera gute, nayo izabegera. Ubwo rero tuba turi koroshya bwa butaka bwacu bwagize gute, bwangiritse. Uko tugenda twegera Imana rero nuko tugenda tubworoshya. Noneho rero muri iki gihe cyacu birasabye dusabe kirere. Ijambo ry'Imana rivuga ngo nimudahinduka ngo mumere nk'abana bato, ntabwo rwose ijuru tuzaryinjiramo. Ubwo rero biragaragara neza ko hano twamaze gukura, noneho hano turasabwa rero kuhinduka tukamera nk'abana bato. Kubusamo twasomye yavuze ngo Isiraheli akiri umwana naramukundaga. Kubera iki namukundaga rero? Umwana y'umubwi utica hano arahaca, y'umubwi uticara ngo arahicara, ariko umuntu mukuru ntago ariko bigenda. Aravuga ati kuki uhanyicaje se, arakubaza. Ariko umwana rero ntago ariko bigenda, ngo ati icara aricara, ngo ati haguruka agahaguruka. Ubwo rero birasaba ko icyo twita ubukuru muri twe duhinduka tukamera nk'abana bato, kugira ngo dusubire muri wa mwanya Imana yongere kudukunda tuba abana. Kuko Isiraheli yavuze ngo Isiraheli akiri umwana naramukundaga. Ubwo rero turasabwa kongera guhinduka tukamera nk'abana bato, nibyo bita koroshya ubutaka kugira ngo Imana yongere kudukunda. Murakoze. Yego, urakoze cyane. Ni ngombwa kubworoshya kuko inga kamere zacu buriya ziragoye. Ibi bintu by'Imana tubwirwa ntabwo twabivukanye, ntabwo ari umugabane wacu, ni ibintu twihingamo ariko mukuri bitari byacu. Icyo twumvisha ubwenge ni ukumva ko ari byo bifite inyungu kuruta ibituriwe. Kugira ngo tubikure hanze tubyishyire mu biragoye. Niyo mpamvu bisaba koroshya ubutaka, bisaba gukoresha imbaraga. Rero Imana ibahumbugishe. Reka twakire Rusi kugira ngo agire ikindi yongera kuri iki cyigisho amaze kutwigisha. Ni kare. Murakoze cyane. Inyunganizi yindi nakongeraho hano koroshya ubutaka, hano twabonye amagambo atubwira ngo reba kuri nge urabaho. Yesu rero araturarekera kureba kuri we. Nitureba kuri Yesu tuzashobora no guhinga ubutaka n'umushike unanirana mu by'ukuri. Umushike twese turabizi ko ari umushike ukomeye, ariko iyo turi kumwe na Yesu twamurebyeho ubutaka buroroha kandi bukera imbuto. Rero kenshi ibyo duhura nabyo tuzi ko Yesu aba ari hafi yacu, kandi umwana wese uba kuri se aramufasha. Rero igihe cyose nkunda kuvuga ngo hatsindwa utagira gifasha. Igihe twiyoroshe tukamera nk'abana bato, tukumva ko data twese ari data utubyara kandi ko yadupfiriye, nitumwiyambaza mu mishike duhinga azadufasha, no mu bishya no mu bigeragezo azabana natwe. Arakoze cyane. Reka tubashimire, dushimire uburyo twabanye muri iki cyigisho, dushimire gushiki wacu Rusi uri kutwigisha muri iki cyumweru. Imana iguhe umugisha. Dushimire namwe ne data mugabo mu nganizi ze n'uburyo ari kudusomera amasomo yo mu byanditswe byera. Imana nawe uri umugisha. Kandi dushimire abo tubana umunsi ku wundi, namwe Uwiteka abahire. Dukomeze kuryoherwa n'ibi byigisho. Turasaba gukora subscribe, gukora share, gutanga comment, kutubaza ibibazo, kuduha ibyo namwe mwunguka kugira ngo turusheho kugenda dusangira ijambo ry'Imana. Uwiteka abahe umugisha rero ibyigisho byacu nakagaruka. Imana ibahire mu izina rya Yesu. Amen.